ikaze nanone. Muri iyi video tugarutse ku byamamare bibiri byo muri Nigeria bigiye kuzakorana cyangwa se bifitanye imishinga y'indirimbo na Bruce Melody. Nyuma y'uko Bruce Melody yakoze indirimbo yise Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Brown Joel w'umunya Nigeria, byagaragaye yuko Bruce Melody ari kurya hit cyane, bituma Davido afungura cyangwa se atangiza imishinga yo gukorana indirimbo na Bruce Melody. Bivuga yuko mu mwaka w'ibihumbi 2023 Davido na Bruce Melody bari bafitanye gahunda ko bazakorana indirimbo, ariko biza kurangira batayikomeje. Bivuga yuko rero Davido azabona umwanya muri uyu mwaka wa 2026 wo gusubukura uwo mushinga yari afitanye na Bruce Melody wo gukorana indirimbo. Gusa bavuga yuko bitewe n'ukuntu umuziki ugenda uzamuka ku mwaka w'ibihumbi 2023 n'uno mwaka tugezemo wa 2026 ko umuziki wagiye uhinduka. Bishobora ko iyo record cyangwa se iyo audio y'indirimbo bari bafite muri 2023 ishobora guhinduka, bigatuma bafata indi shyashya. Bivuga yuko rero bishobora kongera gufata undi mwaka bitewe n'uko bagomba gutegura indirimbo nziza cyane. Nyuma ya Davido haza Yemi Alade ukurikirwa na 2,560,000 ku muyoboro wa YouTube, nyuma y'uko abonye performance ya Bruce Melody Musanze mu kirori cyo kwita izina ingagi, akabona uburyo yaciye agahigo ko kuzuza BK Arena, akabona n'uburyo yakoze indirimbo ikaba iri kurya hit ariyo Pom Pom. Bavuga yuko bazakorana collaboration, bivuze yuko Bruce Melody yagaragara mu ndirimbo ziwe, aribwo yamukontaktinze agatangira kumuha indirimbo ze afite atarashyira hanze, amusaba kuba yareba cyangwa se kuba yahitamo indirimbo imwe yagaragaramo kugira ngo bakorane collaboration. Urumva rero ko ari ikintu cyiza kandi kizaha amahirwe Bruce Melody gukomeza kuzamuka nk'abandi bahanzi bose bakomeye cyane, nk'uko yagiye anabivuga ko adagomba kuba umuhanzi wa Afurika gusa, ahubwo ko agomba no kuba umuhanzi w'isi. Ibyo nibyo rero bimuganisha ku nzozi ziwe zo kuba yaba umuhanzi ukomeye cyane, akazamuka ku rwego rwo hejuru. Rero twanye muri kino kiganiro, iyi ni update mba nkugejeho kugira ngo umenye amakuru yose y'ibyamamare. Nizeye ko wakoze subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo tutashicikwa na video y'ubutaha tuzakugezaho kuri muyoboro wacu wa YouTube. Nawe ubutaha mu yindi video nziza tuzagukorera.